nakaye harimo akabanga harimo akabanga ko kuva mu rugo ari umuntu w'umugabo ukahukana nakaye kabanga zo karimo kandi nyine imyuka yariyo yamuzerereje niyo yavanye iwawe ako reka nkubwire bobo mu byiringiro ahubwo yaje yagura ishama ryaguriye i Kigali kuko yaritangiriye iwabo i Gatsibo kwa ba Debora n'abandi sibyo aravuga ati ibyo ari byose ndabona ibi bintu byarya arabyigishijwe na Garase ko atari yamenyana na Garase ahubwo urumva Garase yaraje yunga mu ryo yarageze oya byiringiro ahubwo njye navuga ko yigishije Garase njye ndavuga wenda aho mbamenyeye ahubwo ngo byiringiro yararuze Garase simbizi niba naroga ntabyo nzi ariko byiringiro yavuye iwabo i Gatsibo nk'uko avuga aje kwagura ishami i Kigali ageze amahirwe yikubita mu bantu ry'uburaya n'ikinyoma amazina ngo bari kubyuka basererezanya ngo mbatangarize ngo guhera ngo kuri itariki ngo no munsi wa nyuma ribishyizeho wo kuvuga ngo umuntu uragaruka ko ku ma YouTubers aserereza abantu ahanura ibidahanurwa ati ribu yacanyanyenye ko ku maso leta imutwara ati kuko ibyo ngibyo byo nabyo bigize ibyaha akabazo k'amatsiko aho ngaho wiyumvisemo cyangwa ntiwiyumvisemo utari umunyabyaha kuri za social media ni wende ko bazareka ku bandi wiyumvisemo kwa kundi nakugiriye inama cyangwa ntiwiyumvisemo ahubwo umuntu anasubiyeyo bakamutwara niwe waba witanze icyo nkubajije ariko ntabwo nshobije wiyumvisemo cyangwa ntiwiyumvisemo mu banyabyaha nyine wiyumvisemo cyane ubwo ndi nkawe rero uri kumva ndi nkawe ku tuguru twawe wimereye ujajabye kuri ariya macana uvuga inkuru zitanabayeho z'ibinyoma nahita nshaka umubyeyi w'inkoramutima ngasanga Garase washaka marene w'umugore wawe kuko n'umugore wawe urabona yabuze ubusa washaka pare n'umugore we washaka undi washaka mama Ryan muri kuvugana ukajya kwa Garase ukica amande niba ari ayamarira kuko nta kiriho nawe urabyumva ko n'inzara yakujwigirije usaba imbabazi kuko waramubeshyeye pe reka tubiziranyeho ko wamubeshyeye ubu niba uvuga ko umwana aryamanye uzi ko kiriya kintu cyo wenda umuntu yari kuvuga ati baragendanye ariko noneho urarengereye ushyizemo n'imirambo uzi ko urabuje reka nkubwira akantu kamwe utazi uzi ko buriya ribi gukurikiranye ushobora gusobanura ngo icyambere Garase ntiyabasha kuniga umuntu kandi akoresheje ya marozi mwirirwa muvuga ko afite ntiyaniga umuntu ngo amubike birangira mwiyuhagiriye birangire nawe uje akuhagiye ntabwo byakora uzi ko bahita bavuga ko muri abafatanyacyaha cya mbere wabwiwe n'iki ko uri koga amazi y'umurambo umurambo waba wawubwiwe n'iki aho uri cyangwa amazi yawe batujyana twese ndankwambuye ni wowe bajyana kuko wowe wamenye gute se kuri koga amazi y'umurambo izo story ngo n'abantu babihanuriye madamu wowe se niwe wivuze yuko none se madamu wawe yigeze aguterura akujyana kuri YouTube ngo uvuge yuko nawe ubwawe umva wowe nanjye rero nagiye muri ikiganiro maze nsobanuramo ibya Debora mu gakeya mvuga no kujya wase sesekamo nuko no kutubaka kose ari imyuka mibi yari yaraduhaye twakoreragaho rero ntahire rimwe uri mu burakavu n'umuheto ubu nyama kandi kitariho kahise nkubitamo ndababwira ati twebwe abantu bose mubona twamugendaga inyuma uko mwatubonaga tubyina hariya n'ikimenyimenyi ninjye muntu wahanuraga hariya njyewe nawe gusa ibyo bintu namwe ni mu byibaza abahasenge ngo murabizi ko nta muntu uzaza gupfa kuzura umwuka hariya ngo avuge ngo bikunde ibyo ngibyo bibaha icyizere cy'uko ibyo twakoreshaga
noneho ho namwe mubyemeye rero njyewe ndavuga ati ngenda hari mfite ibuye mu rugo nazaga ngo gusenga ari uko ndifasheho nawe yari afite amavuta yisigaga hariya nta mwuka w'Imana twari dufite twakoreraga hejuru y'imiti tayari rero ibyo ngibyo kabivuga ubizi nawe ko ari ikinyoma se noneho njyewe icyatumye mbivuga kikaba mbese reka wumve ikintu cyatumye mbivuga twagiye gusenga kwa Selemani uri waze kaze ese ubwo ngiye mu nziho uteguza isha yanategura amazi umuntu yanza nahita zari feni oya se kandi ibyo bintu ngo ngo njyewe urumva njyewe none icyo gikoma bimwe njyewe ubwanjye twagiye gusenga kwa Selemani baravuga ngo bigishasha ku ijambo rivuga ngo intorezo yawe baravuga ngo buri muntu wese nasimbuke atoragura intorezo ye dutoragura amabuye tumviho twe tuyashyiramo iryo buye ryari ryarabiciye iwanjye mu rugo madamu niyo yarikoragaho rero harivuze nzi ko na madamu nawe iryo buye atarazi icyo risobanuye mu rugo ariko nivuga ngo nayikoreshaga mba kwa garasi kuko yaribonaga unabimubajije yahita abikubwira ngo iryo buye koko ryarahabaga yararibonaga ubisha agateguro ubizi ko ari ikinyoma uvuze ubisha agateguro uko nguko rero yesu we nawe uti ubwo bari kunyanika reka nze mbanike ku kinyoma noneho ko hariho n'umunyamakuru uriya ngo ni Bobo wambaye akambwira baba ariko mfite amakuru y'uko ngo hari ahantu i Buganda ajya agasiga imyenda ndanda ku mupfumu namuga ati si aho ngaho gusa ni Rwamagana harahari uri mubi reka nkubwire roje uri shitani igenda n'ukuri kw'Imana noneho twiganira ku musozo wowe urahamya ko Garasi arengana Garasi simpamya karengana guhera kuri A kugera kuri Z genda avuga inkuru ya Byiringiro nje nawe twiganire abandi bo bavuga ibyabo nibwo bafite uko babizi nje ndavuga ibyonze yego kimwe cyo iribuye yarikuye mwivuga butumwa aho yari yagiye kandi nabo si ryari iryabo se bwo reka tuvuge ko akubashije yakubikaye ku buryo utanunga ahubwo Byiringiro rero asobanura ni imirambo bozaga bayikura ni ikinyoma abantu benshi bariteretse baje kubesha niba hari umuntu ujya unambaza ni Brezil nawe Brezil wasaragiye ati roje yanteye inda kuri nyako yego sibyo aragarutse ati reka nkubwire rero Brezil aranirije rwose yisize insenda mu maso ararize umugore yaraducuje twongera tugusuhuze wowe aho uri hose ndizera umeze neza kandi nawe utameze neza niko isi imera niko ibihe bimera ariko Imana igenda yanterivena mu buryo bumwe ndetse ubundi igenda ikora ibitangaza mu buryo butunguranye nawe navuga ngo uno mwanya Imana nawe gutunguze igitangaza nawe ugira umunezero n'ibyishimo kandi nawe wishimye ntukumve ko hari icyiza wakoze cyangwa hari ubumenyi buhambaye urusha abandi ahubwo wumve ko ari ineza y'Imana muri ibyo yaravuze ngo nubona uguwe neza ugihindukiza isengesho uryerekeze mu muhana w'abandagaye rero nanjye witeka kwishimisha ibyishimo bifite imyaka wabarijwemo witeka gushumbushe inzige zariye nta wundi ni Bobo niwe ubanza kuvuga gutyo ariko ndizera aho uri umeze neza wakoze subscribe habwa umugisha nawe utarayikora genda uyikozeho kugira ngo tubane umunsi ku munsi abantu barekarama ngo ntabwo muherutse kumbona ndaje vuba aha rwose mu minsi iri imbere hari ibyo ndi gutunganya hari ibyo ndimo nyitunganya ndaje mujye mumbona ndimo ndakoresha abatumirwa
ariko mu minsi ndaje ntigarukiremo nkifatiremo bajye banze mwivugire nanone imbere ya kamera rero turi kumwe n'umubyeyi aratangira twibwira tuguhaye ikaze. murakoze nitwa mama Ryan. Mama Ryan ni burya n'izina ry'umwana ariko iryawe bwite ry'ababyeyi bawe? Nitwa Mukankuranga Betty. Mukamuranga Betty. Yego. Iyo bavuze Mukamuranga Betty bisobanuye iki? Muntu ki? Betty ni umugore ufite umugabo n'abana. Ni umukristo. Uteranira muri ADPR. ADPR yawe? Mu Birembo. Iwacu hari ADPR, reka nguhe amakuru ya ADPR. ADPR mu Birembo niho nakirijwe, ni naho nakuriye, narezwe n'umubyeyi witwa Mwarimu Butare. Urabacitse ubu urigendeye? Ntabwo nagiye ndahari. Buriya uranira korari yaba y'urubyiruko iriba iriya zina ninjye waryize ninjye wari visi perezida w'iriya korari nyoboranya nitwa Nshimiye Jean Pierre. Nagiyemo vuba ntabwo namenya n'amazina yabo icyonse cyo korari. Oya ntabwo mba muri korari rero. Iriya korari iriba ndi mu bafondateri bayo, ni nanjye wayise izina. Mwubahwe. Ndi mu buyobozi rwose. Mwubahwe. Ni mu buyobozi bwadarapye izina iriba kwaya. Kuko ndatekereza si ukwiyemera, ninjye musore wahabwaga agatuti ku cyumweru. Hanyuma ko tutakikubona bagitera nako tutakikubona. Hari impamvu yabaye ituma ngenda, ariko ngenda nyine mpari. Rega umurimo wa data uraguka. Noneho uri muri rya jambo rivuga ngo nimugende amahanga se? Nta mpamvu yo kwizirikira. Katukurebe rero uri muri rya jambo nyine. Duhuye ntazi ko ari kariho usengera. Ni aderesi yanjye. Ako harafunze? Harafunze. Muri kujya mu masibo cyangwa ababashije bajyayo, ababashije bajya Nyarutarama. Amakuru yaho nyakurikirana nubwo ntahari. Urayakurikirana. Ndahari rwose, numvayo ntahari, mba mpari mu bikorwa. Ni korari yanjye ntapfa guta. Uhari ku mutima. Ntabwo ari korari ntapfa guta. Ntabwo bibaho. Ni byiza. N'abasimeho. Njye nta mazina yabo mfite. Abo narinzi nabo ntabwo bakirimo. Korari iriba ndabasuhuje cyane aho muherereye. Nari mfitemo groupe y'abanyamasengesho nyoboye muri iyo korari. Hanyuma se wabasigiye? Twasengeraga ku mubyeyi witwa Anselme yarya hepfo gatoya y'urusengero. Cyari icyumba gikomeye cyane. Birumvikana. Gikomeye cyane. Haberaga imirimo n'ibitangazo. Ni naho iryo zina ryavuye turi mu masengero. Ntabwo uzihejeho gato. Ntabwo naziheje. Turacyari kumwe. Korari iriba yanjye ndabasuhuje, Imana ibamugishe ko mwakomeje umurimo, nanjye aho ndi ndakomeye kandi umurimo urakomeje, kandi nzi ko mu bwami bw'Imana tuzahahurira. Yego ko navuye nari mu itangazamakuru ni ya bwa buzima, nanjye ubwo nabwisanzemo. Imana yajyaga ibikubwira nawe se? Ko nzabitanga nza umunyamakuru. Yajyaga imbwira gusa ko nzamamara, simenya aho nzamamarira. Imana izakurinde kwamamara mu bibi rero. Ko ari n'ibyarera. Reka burya Imana ikora uko ishaka. Ikora uko ishaka. Kuko ibyago wahura nabyo ni ibibi. Uzi ikibazo? Ubu ntabwo turamenya abo yihesherezaho icyubahiro basa nabi iri guhana. Ujya ubimenya? Rero reka nguhe amakuru. Kwihesherezaho icyubahiro
ntabwo igihano gisa n'ikigeragezo. Abo yihesherezaho icyubahiro Igice irabagerageza. Biba bimeze nka bya bindi bivuga ngo mu nzu y'inyumba harimo ibikoresho byinshi ariko byose siko bifite umumaro. Yego. Ibikoresho by'isa ni nkeya bitewe n'agaciro bifite muri iyo nzu. So iyo rero iburi cy'agaciro iteka kirageragezwa. Cy'agaciro kiba gikozwe muri matiyeri ikomeye ariko muri ya matiyeri ikomeye rwa ruganda rwagerageje amatiyeri. Icyo muri zahabu kiba cyababajwe ariko icya parasitike niyo mpamvu gishya byoroshye. Yego. Hanyuma rero niho nari ndi kwibaza kuri Yobu, reka dusimbuka tujye kuri Yobu. Yobu ni umukiranutsi ariko ibintu ari kunyuramo birasa n'igihano. Yego. Ku buryo hariho bariya abagabo b'inshuti ze bavuze ngo ni ukubera ibyaha. N'igeragezwa abenshi bavuga ko ari ingaruka z'ibi. Noneho tugasimbuka tukigira kwa Yezebeli nawe noneho ugiye gufata ibihano. Agambaniye Naboti. Imana iravuze itaho imbwa zirigatira Naboti ni naho zirazarigatira ayawe ndetse n'abana bawe. Noneho umva rero igisubizo kirimo aho. Urupfu ni rumwe, Yobu yarunamuwe. Ariko abandi babarazima. Ariko kwa Yezebeli ibyo bavuye iby'Imana yavuzeho barapfuye. So byose bisa mwitangira birasa. Aho. Ariko mu iherezo ntibisa. Ntago bisa. Aho niho bigaragara. Nuko iyo umuntu atangiye abona bisa. Ariko mu iherezo mu kurangira kwabyo ntago birangira kimwe. Ntago birangira kimwe. Wow. Aho habo. Ndaguha urugero. Kagiye kure. Tukoze ikiganiro ku itariki 21 z'ukwezi kwa 10. Ejo ku itariki 22 nzaba nuje imyaka 3 nkoza agisida. Ncitse akaboko. Benshi batera amagambo ihano yerere ibyo wakoze birakugarutse ariko siko kuri. Rezilita y'icyaha n'uru yaba ari ingaruka z'icyaha sinakabaye mfite ubuzima nk'ubwo mfite. Siko mvugira ibintu nakabaye ndi muri ba bantu bari gusabiriza ari hepfo. Niyo ntapfa nakabaye ndi muri ba bantu ubuzima bwacanze bwanze bananuka. Ukuntu umuntu ubona nuka pe. Ariko ndagira ngo mpamiriza nubwo mutandeba nyuma y'uko akavuyeho ahubwo ubuzima bwabaye bwiza kurusha ubwo nari mfite hambere. Donc navuga ko akaboko igice cy'akaboko cyabaye igitambo cy'ubuzima bubi wari gucamo ufite amaboko abiri. Kandi sinagiye gusabiriza. Wasabirije si ibyaha rero muri make. Si ibyaha. Ni ikigeragezo cyo kugira ngo Imana yiyerekane. Yiheshereje icyubahiro kuri wowe. Igaragaze ko idatungisha umuntu kubw'imirimo ye. Yego. Ahubwo itungisha umuntu kubw'izina ryayo gusa. Rero nabwira abantu bajya bacira abandi urubanza. Ujye urindira ushaka iherezo. Urebe iherezo. Hari nk'abantu bambona urabona ukuntu nanjye nabaye. Ndahengama. Muri comment z'ibiganiro maze gukora. Ujya kubona ukabona umuntu yanditse. Wagahengamye. Wagahengamye ukahita wibaza ngo utazi umubiri. Donc utazi umwanzi ngo asiga umubiri. Kandi isuku nanjye navutse. Harimo ubutare wanyoboraga. Iyi ndirimbo yakorara Kenya ibanga urondereza ubusa bukimara. Umubiri n'ubusa uzabura. Kudakorera Uwiteka ukiriho no kwihemukira. Kudakorera Uwiteka ukiriho no kunyagaza igahera. Niwe wayihimbye? Niwe wayihimbye. Akimara ni uramuzi? Nagiye atakiyobora. Hariyo ubumuga intoki zarakundamye ibitugu birayetama zanyunyuka ariko atarwaye ahubwo ari ukwinangirijwe by'Imana ikintu Imana yiramwikubitira. Ari mu ijambo rivuga ngo naho nababaza umuntu sinamubabaza iteka.
barimo baratubwira ngo ntabwo ariko wavutse Ntabwo ariko byagenze navutse. bite aha naho ikindi gihe tuciremo gakeya ya uzi ko iyo utarabasha gukomera hari igihe wibuka inzira z'ubutayu wanyuzemo ukongera ugakomereka ariko nanone burya igiti gise ushaka ko gikira uragikanda igihe kandi ntikiragera kugikanda uragitoneka igihe ntikiragera iyo ukibitse rero kibyara kanseri aya ntabwo icyanjye kizayibyara kandi ubibi hari igihe cy'ubuhano ikintu cyose barakumyaza bagutuka aya ni bantuke wa mugani w'umusaza utiyobora yubaho de perezida wacu nyakubahwa Paul Kagame yaravuze ati ariko igitutsi cyishe nde ariko bobo igitutsi kirakomeretsa ariko igikomeretsa na bubu reka nkwereke hari umuririmbyi warigeze aririmba ngo avuga ku by'imvura imvura yaguye yego ukajya kuyugama kandi kugama biremewe uwagiye kugama aturutse hanze atandukanye n'uri gusohoka mu nzu agiye kugama bishatse kuvuga iki tubonye abantu benshi baba mu nzu nziza kumva ngo uri kunyagirirwa mu nzu ni ikintu utasobanurira umuntu ugiye kugama iwe bamwe bavuga ko ari umurengwe abandi bavuga ko uri umwirasi kubera iki ntibazi imvura ikunyagira uburyo aho ikunyagira kandi uba muri iyo nzu rero ikintu cyose kigira igihe cyacyo niko Salama yavuze ubwo igihe kibi rero ntabwo kiragera ariko nabyo bizavugwa gusa bumve ko atari ko wavutse ntabwo ariko navutse ikindi nshimye Imana ndi umugore sibyo wenda udafite ubwo bwiza bareba bw'inyuma ufite ubw'imbere n'ikimenyimenyi ndi umugore ufite umugabo n'abana hashimwe rero Imana yavuze iti ibyo ryose ndabwo umeze gutyo reka nkwihera abana n'umugabo muhanza yarimye ngo ariko Mana icyo ngukundira nuko utameze nk'abantu sha ubu hari ureba ibanga ryanjye nawe kure y'amaso y'abantu njya nshima Imana umugisha ntaho uhuriye n'ibyo tunyuramo umuntu arakureba akavuga ati ariko Imana igahita ishaho cacaka uri mwiza ariko warashenye hari igihe nyine ibigaragara si wo mugisha uburanga si wo mugisha amafaranga si yo mugisha amazu meza si yo mugisha biriya ni ibishakwa ndashani ijambo rirambwira ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge kuva mu byane ko kujijuka uri mwiza wubaha Uwiteka nta bindi naho ibindi ngo uri inzobe ngo uri igikara uri mugufi uri muremure ntacyo bivuze pe imbere y'Imana mama Betty uri umubyeyi w'abana bangahe mfite abana 5 abahungu 4 n'umukobwa umwe Mana yarakubwiye sinzi pe mfite akabebe anagwaye umugisha umukobwa mwiza cyane ariko n'abandi nuko niho nkundira Imana bakakureba gutya ariko batapfundura udushumi tw'umwana wabyaye hari n'igihe kavuga iti nakubabaza ariko hari aho ntakubabaza iteka hano ndebe neza reba neza hari n'igihe ubyara umwana bazi ko agiye gupfa noneho ugasanga cyane cyo kiratohagiye kirabyibushye wikeneye nta kintu wifitiye ariko ugasanga umufite byose angana atya arananutse uzarebe bariya abantu ni ukuri bubahwe nabo bano bantu bacuruza udutaro abana babo hari igihe aba ari mu mbeho hari igihe aba yicaye aho ariko wakireba ukabona ni ikibaju noneho ukareba wowe unahora no kwa muganga noneho kandi bafubitse bagabuye no ku isahani yogeye igihe yaryamiye igihe ari ku bitaro ugasanga ni nawe byubakiwe n'Imana igaragarira yaravuze ngo mureke Imana yitwa Imana ni Imana sinzi wa mugani umuririmbyi yaravuze ngo abayivugana bibayibeshyera mubagira inama barikiraho iri muri twebwe
ikibitubwira imirimo yose igenda ikora iri muri twe. Urumva mama, iri muri twe igaragarira ku mirimo ubundi, imirimo igenda ikora. Kuko kumva abantu baba muri uyu mujyi wa Kigali ntabwo ari bo bawuvukiyemo bonyine. Hari abo Imana yavuze iti oya nimuze namwe mundindire mu murwa. Kandi twebwe abavukiye harya bumva ko nta shimwe abantu bafite. Kumva ari ibisanzwe. Nta muntu utagira ikintu yashima Imana ubaho. N'ubu tuvugana hari abantu bakoze impanuka nonaha aho nciye, hari n'abari gushingurwa twe turi bazima. Nta muntu wabura icyo ashima Imana. Maze n'umusinzi asindana icupa akavuga ati sha iyi Mana yubahwe. Rero tugende mu kabari bararwana batera imijugujugu y'amavide. Bincaho gucya ngo pshuri bari kubisa inyuma yanjye. Kandi ubwo zigera ubusinzi bwinshi atariko Imana irankunda. Imana irankunda. Umujura ati kuba ntafashwe kandi abandi bahafatiwe. Imana irankunda. Imana ni Imana, ni umubyeyi. Sinzi n'abantu twari turi ku bantu batukana. Reka nkubwire ikintu rero buriya nk'umuntu utukana ibaze gutukanira kuri megabayite zawe utanazi inzira uwo muntu yanyuzemo. Uri gutukana umuntu umubonye ari mukuru, tuvuge nkanjye ubonye ndi ngana gutya utangiye kunyanariza ku bintu utanazi, ushyizeho no kuntuka. Nyamara nubwo untutse ntago ndi bukuyoberwe. Sona nk'iki kiganiro nakubwira umuntu uri mu makomenti nahita nkubwira nti nguyu yitwa gutya na gutya wanutse. Amayimereze ko yagakemuye turabamenye. Turabamenye. Ubundi umuntu arihandagaza arantuka yandika amakomenti ari we wenyine yo kuntuka gusa. Kamwe karangira ashyiraho akandi gaparita, ashyiraho akandi, ashyiraho akandi. Ndebye neza mbona uwo ari we. Ndavuga nti yaba yarabizi. Yaba yarazi uwatuka ko ahetse umwana wa musaza we kandi we ntabizi. Watukwaga na muramukazi wawe? We ntazi yuko ndi na muramukazi we. Kuko niwo kwa mama wacu wamuteye inda. Ntazi yuko ejo cyangwa ejo bundi ashobora gutungurwa nuko uwamuteye inda ni musaza wawe. Ariko ntago abizi. Ugahise abimenya? Yamenya ari hehe? Ubimenye? Ko yantukiye henshi. Uya nyine uwo wabigututse arizi wakoresha message nyinshi arizi. Kandi Rotite yarambwiye ati kariya sinamwiteza. Ariko nkanjye w'umukristo ashobora gutungurwa nuko mvuze ni hano hari haraye ikijumba kanshyira uriya mwana wacu cyangwa uriya muntu watubyariye. Ariko ujye ubikora n'ubundi ntuzite kuri ibyo bitutsi. Reka nkubwire Bobo, hari ibintu umaze kwiga muri iyi mihanda yanyu wa mugani cyane ko ngo yanyereye kandi nyerejwe n'abantu bavuga mbiravuze abenshi. Gawe se bose badukoza se batumye imvura itagwira igihe. Reka nkubwire ikintu nizi, uzi ko uw'Imana yabwiye ngo urabikora nka kwihorera ukibwira ko mpamwe nawe iyo umukoreyeho umugisha uba umufatanyabikorwa nawe. Imana byase nese kandi ko Imana itubwanga abanzi bacu tubasabira umugisha ngo nibo tuzaba tubarahuriye. Uyu muntu Imana ishyiriyeho ngo wahemutse, yego gahunda iyi nzara iraje kuryeho gake, ntanasaba imbabazi. Imana irashaka ko wayibona ko yayikoshereje. Yego ni witambika ukajya kumugaburira. Kuko ni Imana yamwiyanikiye wenda n'urugero ku kibazo cy'inzara. Yego ibiryo byawe urabibura. Dore uyu muntu rero icyo ari bugukorere. Ujya wumva abantu bagiye ngo mu butayi kuzirika abandi? Abazirikisha ikize amagambo yonyine nta gikorwa. Ariko azirika ibyatsi, azirika ibyatsi nta kintu kiziritseho. Ariko ko byambayeho
byagenze bite? Jewe naki ubundi wagira ngo baranandoza ariko ubu ngubu nanjye Imana imbwira ngo hari ubwenge nkagira ngo barayibeshe. Gusa ntabwo naba umugome. Nyine byagenze gute bakuziritse gute? Jewe banzirikiye ibiryo. Kuriya abashyitsi baje abakozi b'Imana urumva nanjye ndasenga, mwagize umwanya wo gusenga. Cyari byose nk'umuntu navuga w'umuntu ufite ubukristo cyangwa ufite impuhwe. Ubundi kirazira kuba umuntu mwaba mwasenze mwaba mutasenze kuba umuntu yakwinjira iwawe ntumuhe n'amazi yo kunywa. Kiriya nacyo navuga ko sinzi ukuntu nakivuga. Niyo waba ukennye ntiwabura ruribo. Ntabwo wabura amazi, ntabwo wabura nayo wavomye hariya mu gishanga. Iyo wabuze ruribo ujya wumva iyo ariyo. Ntabwo wayibura kuko ibyo ari byo byose ntabwo wayibura. Birashoboka ko uwo muntu yanaza mwarangije no kurya rwose nta n'ibihari, ariko ntiwabura naho wikopesha irindazi ukamuhata n'icyo kiziba akakinywesha irindazi, ariko akava ari akantu. Yego sibyo. Jewe nakuriye mu rugo, mama yanyaga atubwira ati dore dutuye ku nzira, muramenye ibyo bijumba ntimubimaremo, hatagira umugenzi uza yaba ahetse umwana cyangwa yaba ari we akicwa n'inzara. Musige habonekaga byanze bikunze igisigaramo gishobora kuranira umuntu uciye aho ku nzira. Hanyuma uravuga uti byagenze bite? Nakiriye abantu, abanyamasengesho, abahanuzi bavanze n'abakristo, kwa kundi wateguye ibiryo. Ubwo ndabivuga ko naje kubimenya nyuma. Urumva shira umuntu mu rugo, abantu barariye bari buze kwandurura ku meza, habonekamo umuhanuzi nawe ariyizi, nawe nambona agahita amenya ko byagenze gutyo. Uko yanduruje buri kiryo twariye gishyira mu ntuza mu gashashi yazanye, kuko yari abizi ko iwanjye bo ntabwo ndi umukire, nta bintu, ariko nzirikana ko umuntu aje iwanjye noneho twiriranywe guhera mu gitondo. Mbonye natekeraga abantu tugasangira, abitoragurira mu ishashi ngo ari kwandurura agaceri. Mbese ikintu twariye agaceri, amafiriti tureba, yabikoze tutareba, yabikoze ntareba, ari kwandurura ku meza. Kwa kundi ngo bari kwandurura ibyatakaye hasi, arashira mu gashashi yazanye akubita mu ishakoshi kanyarira. Ibaze uwo mu ruho, bazi iyo tike agiye kanyarira, ati ndafunze agasuzuguro kabo. Bazi ko Imana iba yabyemeye. Ubundi hari igihe Yesu aje gupfira abantu, yagezeho yumva bikomeye, arataka aravuga ngo data ni iki kikundekeje. Imana ngo yari imuteye iki? Umugongo kubw'ibyaha. Rero hari igihe babona Imana iduteye umugongo, kumbe turi mu ijambo rivuga ngo ririhe Imana iri jambo rivuga riravuga ngo ikira ngo mbaye nkuretse akanya gato. Uri kubyumva? Riravuga ngo mbaye nkuretse ariko akanya gato. Babikora tugiye kwinjira mu ijambo rivuga ngo mbaye nkuretse. Kandi dodo muri mbaye nkuretse umenya ubwenge, umenya ko ufite 5 ushobora kugaburira abana bigakunda, kandi wenda muri 20 bitakundaga. Muri mbaye nkuretse umenya ko umuntu adatungwa n'imitsima gusa, ahubwo atungwa no kuvuga ngo umva uko Uwiteka avuze. Ngiye byarantunze, nigeze ntungwa no kuvuga ngo umva uko Uwiteka avuze. Ari uguhanura gusa. Oya, ngiye ntabwo mpanura. Yabwa Imana ari Imana najya gusenga nk'urugero nazi wawe mfite ibibazo no kurya ntabifite, ikabita ivuga ati umva uko Uwiteka avuze, ni ukuri nzakugaburira. Urumva ikintu kiri buntunge, mfite ibyiringiro by'uko nubwo ndi mu nzara ejo nzarya, mfite ibyiringiro by'uko imbwiye ngo nubwo wambaye ubusa ejo uzambara. Noneho ubu uri muri mbaye nkuretse akanya gato,
igaha umwanya muntu wa wundi agahita avuga ati ngo ndagafite jewe ndenewe mfite gutegeka ategeka ibintu bigahagarara ntabwo aba yategetse bobo ubu uri muri mbaye nkuretse kubera iki irakubwira ngo imbere gato uzankorera ntabwo Imana ikoresha abasivili nkunda kubwira abantu ngo utarashonje ntabwo wagabura utarambaye ubusa ntiwakwambika umuntu utaragenze n'amaguru ntiwaha umuntu urifute nkanjye kumbwira ngo urashonje nanaguza wabyumva nanaguza yego inzara igeze kundya anakira igitoki cya kayenda kivuvu ndayibona kandi ntigiribwa igira amakama no mu mutobe niyituma wa mutobe ukomera ugira amakakama ndacyotsa mu birere numvise kiryoshye naho munyambwira abantu ngo ntukanyirate ngo warire ibiryo biryoshye wari byaryoshye bitewe n'ibihurimo biryoha rata bitewe n'ibintu no kurobanura urabifite hariya hari igihe uvanga ariko ndateka iki kivuvu yararyoheye kandi itanahiye ibabuye birere se birotse nuko babuka kandi cyo ari umukara koco oya naze ko hari inzara zatewe ngo bakarya n'inguri niba baraye inguri zikaryoha urumva ikivuvu yabiryoshye kurusha atari icyorezo ari ubuzima ku giti cyanjye kwari uri muri mbaye nkuretse ariko mana abantu bari muri mbaye nkuretse ndabashuhuje ariko izabagaruka ati inzara iyo ndi mu nzara umuntu uriwe n'inzara ntabwo mwumva ngenda mwumva ni nayo mpamvu iwanjye nasenganaga n'abantu najyaga kwikopesha nkavuga ni cyambere abakozi b'Imana bahora mu butayu kurya se akenshi baba banabifite aho wakwirirwa uzunguza Bibiliya ahantu hose ukambwira ngo uri buze kurya ariko muri bo babitsa amabanga y'Imana abenshi kandi umva ukuntu biri uretse ko ibintu byahindutse bihinduwe ndumva narasomye ijambo muri Yesaya 24 havuga ngo isi ihumanijwe n'umuturage wayo yego ndumva naragafashemo ako kantu ntabwo abakozi b'Imana ari babi ahubwo hari abaseseye Paulo yaravuze ngo hari abaseseye rwihishwa baje gutata umudendezo wacu abo baseseye ni nabo babandi bavugwa ngo abahanuzi bagiye gusoroma imboga ngo ariko umwe muri bo ahita acesera asoroma umutanga amenamo imboga zose zirarura hari abantu basoromye imitanga ari nayo mpamvu umuntu yikora akaza akavuga ikinyoma batubwo yagendanye na runaka nibyo yarasoromye yaraseseye arasoroma ngo nawe yagize gutya arabatireka nze nkwemeza ibiryo kwanza utugaburira nkandi ku mutima genda bivuga nk'uko Imana yabimbwiye nasengeye ahantu henshi hatandukanye hari n'abantu twagendanaga ubu bari kundeba bashobora kubihamya nta wanziritsera undi tugaburira nkande yaragiye kanyarira pararara aravuze kumva mpagarara muri mbaye nkuretse hari ukuntu Imana ireka umunyabyaha kidagadura we kugira ngo agwize abantu bamukurikire Imana iranye ububakwe hari ukuntu Imana ireka umuntu akidagadura mu cyaha akagira n'abo twita abapampe bamukomera amashyi kundi Imana iragira ngo izamukubitire muri ba bapampe kugira ngo yibonere abakizwa muri abo mbese cyangwa bati nimba Imana uriya nawe mu gihe tusingiye gupfa uyu byagendaga gutya ikakwihorera ukibwira ngo ufite ubutware koko ngo uravuga bigakoreka ngo urakora bigakoreka ngo uragira gute bigakoreka kumbe iri gushaka kuzagwiza abantu benshi harimo n'abazihana kubera wowe ibyo bakubonye ikoze ikaza kugukubitira ku muharuro bya nyabyo abantu bose bakikanga hakabamo abakizwa urugero nk'icyorezo covid yinjira umugabo abwiye undi ati kuwa mbere guma mu rugo kuwa kabiri guma mu rugo ni umugabo uri kubibwira undi mugenzi
twajyaga turara kuri televiziyo dutegereje icyo inama iri buvuge ku wa mbere we nubwo ufite ubwanwa bugera ku maguru guma mu rugo, nubwo wiyogoshesheje guma mu rugo, nubwo uri mu makositimu guma mu rugo. Kandi ikindi nutambika ibirenge amasaha akarenga urararana muri sitade n'ucuruza agataro. Kandi urabigisekeje iriya kikiri ari ibintu biza bamwe bagiye kubyungukiramo. Uza abantu babonye akazi muri covid uko bangana, uza abakwaferi ari umukwaferi wajya akaza kunyangoshera hano yarambwiye ati bizagaruka kweli, ati nibwo nakoreye amafaranga. njye muri guma mu rugo numva bitarangira abanyamvira we sinkubeye ko guma mu rugo nibwo nariye neza. Mana turinde guma mu rugo twebwe tuzi ukuntu twanahuye n'ibibazo. Muri guma mu rugo nibwo nariye neza nyuma. Muri guma mu rugo nibwo nagize amafaranga menshi. Njye rero hari igihe nsenga Imana ngomba bari ikigeragezo cyiza yagiye mu kigeragezo kuvuga ngo yongere igaruke. Oya sinsaba covid abari igihe nsabe okay abamurikiye mu nyumve neza ni story turi ni ikinini turi kwiganira. Hari igihe umuntu agera ari nk'igihe ukene bumuhita ngo ikigeragezo cyane. Nk'urugero muri covid nibwo nabayeho neza, cika akaboko ndi mu bitaro nibwo nabayeho neza. Ikurinde gutwarwa ukuguru. Ndumiwe koko. Ari benyongera nkabwibaza unungira mu bibazo gusa wabona bigaragara noneho Imana idukubita idupfunyira. Nta muntu ujya ncaho ngo yemere ko ko ntafite ikintu. Kandi ubwo ngiye no kurya byabaye. Ariko muri cyagiye babona ahubwo ko ari bwo mpfuye. Nibwo ufite. Akaba ari bwo mpfite. Nzagushaka nzamenya ryari we. Nzamenya ko bavuga ko upfuye ryari. Ariko ntacyo. Mfite akanimero kawe. Nzajya nkubaza n'ibimeze bite. Ariko nuko rada umuntu rero aragiye kajyari arahambiriye ibiryo bigira n'amatwi koko biranitaba. Aragiye mu buvumo araseseze n'amazina y'abana n'ayanjye nayo mbese twese ati ndahambiriye ubundi batugaburira nkande ni bantu ki. Ubwo kandi yewe ndi kwakira ijambo rivuga ngo gitanga wambajije muri iyo minsi mbere y'uko biba ntuzongere gutanga umwenda wambaye ujye ubagira ku isoko. Kunde niyo bari budupfunyikiremo cyane rwose umuntu ukamuha n'umwenda akirukanka akajya hejuru yo mu misozi cyangwa mu bibaya akakuhambira. Ko nayo amafaranga si bo banziritse. Ndikumva ntago mbizi, ntago wamenya ngo ni bande. Satani kakorera henshi ushobora no kutayatanga ariko bikanakubaho. Ndikumva gutyo amasengesho nasenze ndashima Imana ko njya ku saa sita na nijoro ubu byakemutse byaje. Kandi ikintu gishekeje nta munyeshyari utera imbere. Erega nubona umuntu uri kukurwanya ntuzababare rimwe na rimwe. Nta muntu urwanya umuri inyuma, arwanya umuri imbere kugira ngo amubwira ngo ndinda. Ahubwo ni naho urushaho kugira uti kuzamuka. Gusa muri uwo muhanda muri iyo nzira uhamenyera ubwenge. Iyo warinjije ishaka urajijuka. Uhamenyera ubwenge, uhamenyera inshuti. Ubundi mu kigeragezo niho umenya umuntu wawe uwo ari we. Muri icyo gihe shima Imana Mana yanjye we. Ayo mashuri narayize ku buryo ngeze ku musozi ngasanga nk'abantu bari gusenga, bari guhambira cyangwa bari gusengera umuntu nazi. Ibintu nahita ndizambya sinabura n'ibuye cyangwa inkoni. Ngayo nguko. Yego mama Betty nakari gaciyemo ugira uti ni umukristo nanga ikinyoma. Nanga umuntu ubeshyera undi rwose. Urambwira uti Byiringiro Roger yarifashe ariyandagaza aba yanitse Garasi. Ariko kandi nkatwe twakurikiye tukumva ko ibyo Byiringiro yavuze nka bindi bavuze ko bagendanye. Garasi yanatwibwiriye ko yabanye na Byiringiro mu nzu. Umuntu babanye mu nzu baziranye. Majority ibyo avuze urabyumva ukumva karuko. Iyo umwe ataravuga yewe Garasi nta n'icyo yaje ngavuge. Ntacyo yabivuzeho.
yaraje nyine yitangira ikiganiro bisanzwe abwira Imana avuga ko yikigera mu bijyanye n'ibigeragezo, ariko ku bijyanye n'ibyo Roger yavugaga kuhagiza amazi y'abapfu, ibuye yakora ngo bakoragaho, ahantu bajyaga Uganda bagasigaye imyenda, uburyo Grace na Byiringiro bemerewe guhanura gusa, ariko uragira uti hari ukuri kwabyo gukeya mfiteho. Aho twibwiriye kankubwire Bobo, uri kuvuga ngo Grace ngo ntacyo yabivuzeho. Simvugira Grace kuko Grace uretse kumubona kuriya, Grace sindicarana nawe ngo nganire nawe. Grace ntazi aho ntaha, nta rugendo nigeze nkorana na Grace, cyakora cyo nasengeyewe, kandi igihe narasenze iyo Imana ivuze ndabimenya. Iby'Imana naho bitinda birasohora kandi nta ngaruka bigira. Ibya Satani nabyo birasohora ariko birangira vuba. Rero Grace kuba yarabanye na Roger mu nzu akanabyivugira, sindizi niba yarabivuze cyangwa niba atarabivuze, kuko yenda wowe ubimbwira urabizi. Ntabwo bivuze yuko ibyo Roger cyangwa se uwo Byiringiro yavuga byose byaba ari ukuri, kandi kuba Grace ntacyo arabivugaho. Ubu ngubu buri mbwa yose imotse wafata ibuye. Ufite urugendo Bobo, ariko hari imbwa imo ukavuga ati iyo uretse iranyereza n'imbwa itanze ariko iranyereza buri mbwa yose. Uratarengaho n'umuntu wenda utazi ubwenge yakumva ibyo ushatse kuvuga. Ugira Byiringiro ari si yakerejemo Grace mo? Yamukererejeho iki se buriya? Erega buriya iyo imbwa imotse abari bagwerekera ntabura abanyabwoba bagasubira inyuma akiruka. Uza batumokeye ngo ntago bizavamo mu rugo. Uza batumokeye ngo baduhaye iminsi ngo ntizizarambizo ngo tugiyemo. Uza batumokeye ngo ko batumokeye we, naze dusubira inyuma tujye kubatera amabuye, kubera ko uzi yajya ntakererezwa na buri mbwa imotse. Ariko ari ikereza umuntu, ikereza umuntu rero nuko abatazi yajya arimo ukavuga ati ukuntu bitewe n'ukuntu imeze irambye. Ubu nk'umuntu wageze gutya akandika komenti kuri je ati nimwihengane, yambuza kuvuga ukuri. Kubera iki? Ukuri kuraryana. Igihe cyose uzabona uvuze ijambo ry'ukuri ukabona baragututse, ntacyo uzamenye ko banumvise, ariko banumvise iyo utayibuye mu gihe uri kibwejwe ugeni ikibwejwe nicyo ibari nicyo cyakirira ariko umva rero wasanga na Grace ari gukusanya ibihamya, ntago mbizi rwose, nongere ntangariza abantu abagiye kuza gakubita Grace iwanjye ntahazi, yemwe n'abanyegurupe bamwe bazi no gutukana barimo. Ni naho mvuga nti Grace nawe yari yaranagowe, kuko niba abanyegurupe bavuga ngo bari bazi kubyina ngo bazi kubyina, bakikora bazi ukuri, bakajya kuri comment bagatukana, nongere mvuga yari yaragowe, yarashumbye ihene, yarashumbye ingurube, kuko bamwe muri ntago ari bose bananyumve neza, bamwe muri bo navuga ngo Grace yari yaragowe. Byiringiro aragiye ati jewe nakwanaga na Grace yajyaga twuhagiza amazi y'abapfu. Ayo mazi y'abapfu yavaga abicaga abantu. Jewe nakubwiye ngo ntabwo nigeze mba umunyegroupe, nagiyeyo nk'abandi. Grace ntigeze anama agatuti kuko yantumiye, kuko nanabwirijeyo. Ni kwa kundi mwuka w'Imana amukoreyemo agahita abona yuko umuntu ari umuvugabutumwa, akavuga ati ibyo byose tuguhaye agatuti. Rero Byiringiro nawe kuko yagendanye na Grace, ni nayo mpamvu izi nkuru abantu bazemera. Ziranarangira ahubwo ziri gutangira, zishaka kuba nazingiye no gutangira bya nyabyo, ariko rero azarangira nabi. Ubukwe se ubukwe ntibugiye kuba? Ntabyo nzi, tuzabimenya. simbizi ubukwe bwanditse. Yego
komeza. ntabwo mbizi ibya garase rwose Uwiteka njyewe mvuga inkuru nzi Yego kwihera agatuti. anyihera agatuti aranampanurira byaranasohoye byarasohoye hari ibyo navuga byasohoye kuri kamera hari n'ibyo ntavuga Yego. buriya disi impamvu iyo mvuze aka kantu ngo hari ibyo navuga byasohoye kuri kamera hari n'ibyo ntavuga ndihuza n'iri jambo Bibiliya ivuga iravuga ngo icyaha wakoreye mu rwihisho ni nayo mpamvu mubona ibi bintu ukihanira mu bwihisho ariko icyaje kuri kamera ni hano naho niyo mpamvu ibi byabo bizarangirira aha bizarangirira kubera ko naho nyine naho ni nayo mpamvu abarokora hafi ya bose babaye babi bamwe muri bo babaye babi nuko batazi aho kwihanira icyaha cyo mu bwiherero nshatse kuvuga iki rero nshatse kukubwira ngo hari ibyo yahanuye garasi mu ibanga ko ahubwo yanabihanuye ku karubanda urumva ibyo byo dukwiriye byasohoye yego ariko bikaba jyewe ntabishyira ku karubanda ku bw'amashari y'abarokora inzi atajya kuzirika urugero yavuze nk'imodoka kuko uri mu muhanda navuga ni dore ya modoka umwana ntabana nguyu cyane ko rwose yamanuriye imodoka yaraje oya umwana yaraje w'umukobwa ejo bundi ndamuhetse kandi yarabimbwiye yarampanuriye rwose arambwira ati mama raya haguruka nkubwire iki Imana imbwiye irambwiye ngo ugiye guheka kandi wariraga umukobwa iwacu rero nta ntambara zibayo z'abana ibitsina nta byabagamo yakora igihe watari ntambara ariko ubyifuza byaba byiza iyo ubyaye umukobwa uba uteganya n'umukwe iyo ubyaye umukobwa uba uteganya ko azanakuhagira warabaye umukecuru aho kugira ngo wuhagirwe n'abakazana si uko abakazana ari babi nubwo ntarabagira ariko nabo haba mwabeza ariko nibuka ko yambwira ati ugiye guheka ugiye kubyara umwana ikindi ndabona iwawe abana bawe bose batangirwa n'inyuguti ya ra uyu nguyu uzamwita ngo iki ko ndi zashizemo ariko yaje yararibonye nawe yitwa Raisa n'abandi batangirwa na la kumva navuga ko garasi rero uramwemera nk'umukozi w'Imana yarahanuye birasohora none se abadayimoni bo ntibahanura kandi bikaba jewe nahanuriwe na garasi wo mu rusengero Yesu yaravuze ngo abavuga mwami bose si bisaba bakorera ubwami bw'Imana mwibutse garasi aho uri ntumve ko ari ukugusenya ni ukugira ngo dusobanurire abantu unadusobanurire uburyo wemeza ko ari umukozi w'Imana Mose ageze kwa Farawo yashyize inkoni hasi hinduka inzoka n'abakonikoni ati two natwo ariko wibuke ko iya Mose yamize izindi rero ni gute ko n'umurangi ashobora guhanura turahetse kandi umwana akavuka iyo Imana ivuze ndabimenya uremeza ko ari Imana yego kuko hari ijambo rivuga ngo intama zanjye ziranzi niyo mvuze zimenya ko ari ntizakurikira undi kuko zitazi amajwi yego gara wubahwe gara hanura oya nahanure nuko uravuga Imana ahanure ahubwo twibwire byiringiro aje kumusebya byiringiro rero we rwose wite gusa aka kantu nako katera byiringiro abaye ari umuntu ureba yahita akizwa ntakirijwe reka kandi bakavuga ati mbiko Imana ivuze ari mu cyuma njye ntigeze ampanurira niyo yaranahanuye sindizi yewe yarahanuraga umuriro ukaga atari yafirimbi koko ndabizi ahubwo mutubwire mwabagayo iriya midiyo n'ibitenge kubereye igitenge wenda nagishyira mu rwego rw'ikinyabupfura cy'uko hari igihe ushobora kubyina ikariso cyangwa se uve ikaba yajya hejuru kandi irengeje yishamo akabanga hashama akahe kabanga uretse ikinyoma yaje ni akahe harimo akabanga harimo akabanga ko kuva mu rugo ari umuntu w'umugabo ukahukana ni akahe kabanga zo gukarimo kandi nyine imyuka ariyo yamuzerereje niyo yavanye iwawe ariko reka nkubwire bobo mu byiringiro
ahubwo yaje yagura ishama ryaguriye i Kigali kuko yaritangiriye iwabo i Gatsibo kwa ba Debora n'abandi sibyo aravuga ati ibyo ari byose ndabona ibi bintu byarya yabyigishijwe na Garase ko atari yamenyana na Garase oya Byiringiro ahubwo njye navuga ko yigishije Garase njye ndavuga wenda aho mbamenyeye ahubwo ngo Byiringiro yararuze Garase simbizi niba naroga ntabyo nzi ariko Byiringiro yavuye iwabo i Gatsibo nk'uko avuga aje kwagurisha i Kigali ageze amahirwe yikubita mu bantu by'uburaya n'ikinyoma no kubeshya ese yavuye hariya afite abana mwari n'uwo yigeze kunyohereza hano mubaje niwe ko nabonye kuri YouTube inkuru y'uwitwa Debora iriya niyo cyangwa siyo arambwira ati niyo none se uwo mwana uramuzi ati ahita amunyoherereza umwana mwiza cyane w'umuhungu rwose none se uriya afite wenyine yewe afite bangahe abo yanyibwire ndumva barenze umwe muhamagara muhamagare nushaka umubwira uti ndi kumwe na mama Ryan ibintu ngewe ibintu byabo yasha arabeshya pe yaje kwagurira ishami wenda hari ahantu kuko ari mu giturage ati ntago yaza kurivumbura za ahantu nko ku mujyi none ze akantu ko guta umugore nzi ko yahukanye ngewe ariko buriya azatahuka umuntu ajya yahukana akajya no gucyura ahubwo Diane jya gucyura ese n'ubundi Diane ko agenda akajya kumucyura n'ubundi Diane azajya gucyura umugabo aziringira ajya gucyura umugabo umugore ajya gucyura umugabo ntibaho yayikuyeho uriya arayigurije arayigurije kandi ari mu kazi reka twemere ko ari mu ukajya kugurira reka twigere ku bya kabiri ya Byiringiro wenda cyangwa se iby'urugo rwe bazabyivugira ariko ibiri official yuko Byiringiro yataye urugo twigeze kwivuganira n'umudamu Byiringiro atubwira ko ari mu kazi ariko umudamu atubwira ko yamutaye anarwaye ameze nabi uretse ko ngenekereje n'itariki Byiringiro yaba yaratereye urugo n'abanyizi akareka nkubwire n'ubundi nguvuze ko ngero bwa pe ntabwo ari umwishe twibwirire Byiringiro yakoze amakosa Diane yubakiye ku kinyoma yego yarabeshywe gutuma mana ya iki kintu cyo umuntu ajya gukora ubukwe yego ajya gukora ubukwe gute bimeze bite ubukwe butangirira kuri 0 njya numva abantu banabivuga umuntu agahagarara ati rwose nakoze umushinga w'ubukwe ku giceri cy'icumi ngiye nabuteguye mfite 3,000 wowe umuntu cyangwa wowe ngewe 3,000 se buriya koko biba ari ibyo ubwo umugore ugusanze abazi yuko azarya iki 3 abazi yuko azarya iki rero barakoretse inkunzi ariko iyo wize ariko none si ukuvuga ngo nari mfite 3 ariyo yonyine mfite andi nari nizeye ari ahantu ariko mwebwe yo mutumurikira muhita mwamamaza yuko Imana rwose ibyo ufite n'ibyo ubara njye nabara ko mfite 3 aho mwana nabaraga sinisi n'umwaka azataha ariko byuza wawe guvuga uti byibura kandi koko yaranahavuye nubwo bitemeye bitakunze byarangiye bifeyirinze ariko byarahavuye byarakoretse sinakwinjira muri ibyo wenda baba bafite ukuntu bavuganye n'Imana none se ntibwabaye ubukwe se cyangwa Diane ari ukuntu yagurishije akantu ntabwo mbizi tuzabimenya mu minsi izaza none wagize uti ibyari iriya buye ni ikinyoma ni nko kuvuga ngo kubera yuko nicaranye na Bobo reka mvuze induru yuko amfashe ku ngufu abantu niba naza barasanga koko twari kumwe
ikinyoma gifite ikimenyetso niko Byiringiro yarahagaze ni ni nako ahagaze rirahari nawe yari hari nuko beshya ko umugore se yemeye ko ibuye yari hasanze iririya buye yari yasanze ariko nawe ntazi aho ryavuye nyine kuba rihari rirahari ahubwo ntihazwi aho ryavuye Ibyiringiro ariko arabyisobanura aho yarikuye ntaho tuzi nawe yatubwiye ko iryo buye barivanye Uganda we na Grace yavumburagaho ko agiye mu rusengero Grace yagiraga amavuta yisiga akase bobo iryo buye ubundi ngo ryari rimariye iki oroje ryari mumariye kwamura bikemera bikamumarira iki sijya hanuye niba umugabo ashobora kwahukana yahembwaga 3 ku munsi nase bahoraga basenga buri munsi Grace yaramuhemba so umunsi wo kwa mbere Grace yaramutungaga areka kuki atamuguriye intebe ngo zishyire mu nzu kuki atamuguriye uburiri Grace yaramutungaga n'ikimenyimenyi hari aho Grace yamagaraga Roje akemera agata umugore mu buriri ahubwo njyewe navuga ko Diane yari yarashatse dayimoni atayizi ubundi se umugabo nyamugabo abyuka mu buriri ahamagawe n'umuntu n'umushumba we umushumba ko baziranye aho tuntu bazaye kuyibuye bari ibyo bakoreraga zabaga bibategetse ko bagomba guhura ariko ubundi uzanyere ku munyegurupe Grace yashumbye uzamunyere ku munyegurupe yaba ari umugabo komeza hari igihe mbamuze n'icyo navuga umuntu washumbye na Grace wese uzabona aje kuri mikoro ngo aje gusebya Grace yari yakurikiye Grace kubera yabonye kamera uretse aba batangiranye abandi bose yego bose bahise birukanka bazi yuko bamwe ntibajye no gushakisha akazi ko bashatse amavuta wundi amavuta atagize icyo akumariye amavuta ko yungura nyirayo hari abaretse akazi bari bagafite se nta bari bagafite kubera ko Grace abo babona ari gukora ibitangaza ibihe bitangaza yahanuraga nk'abandi ahubwo bamwe bajyaga kurira gisano muri icyo cyumba umudiyo ngo ntabwo ijambo ryabaga riki kurusha kubyina none se ko ababyinnyi yari yabatoraguye benshi mu kabari bari baje kwagura amashami nk'uwo nguwo neza ubwo Grace atari ufite ikibazo abanyakabaru batumudiwe cyangwa bakita ijambo ryaratambukaga ubwo rero ese nabwirije nta karuruma nta gatsata oya nabwirije yo gute ko nabwirije umwanya munini wabaguye ijambo baguha umudiyo satana baje kumwa ese satani ubundi ari gufatisha bamwe ku mwaka oya nsubize satani ntari gufatisha bamwe ku mwaka jewe ikiganiro Byiringiro twagiranye kiragira kiti ubu mvuye kwa Brezil gushira hanze ibyo Uwase yakoranye na Justin bigendanye n'ikiganiro cy'uko nabyaranye nawe nanjye mvuye kwisobanura ariko nasesetsemo ntiwasesetse n'iki rero ati nasesetsemo yuko twahanuriraga kwibuye reka niwanjye yarabivuze uri kumva kwihumura yaraje arabidodobora byose urumva ikimujyanye ntabwo ari cyo akoze cyangwa se ikimujyanye kibaye kigufiya kandi bashaka ko biba birebire Brezil ubundi njye dutandukanye yabanje guhura nanjye twakoranye ibiganiro bigera muri 5 aragiye rero ati nasesetsemo ntangariza abantu ko ngiye ntangira no kuvugana na Byiringiro ntiyaranze ni iki cyaguteye guhamagara Byiringiro namubonye kuri canimwe ntago nyibuka ari umugeni ariko uvuga inkuru z'uko yashwanye n'umugore biturutse ku muhanuzi atavuze Naundi ni Grace ntago mbizi kuko ntago bivuga nyuma ariko bide kuki satamuvuze icyo gihe uri kumva arangije mfata nimero kuko yarayishyizeho suko Byiringiro atari kumenya wondewe
njye namuhamagaye nk'umuntu usanzwe umugira inama agira ngo ni umudiyasipora abonye ugiye kumufana cyane ko wamugana iyo nkoresheje na nimero yanjye ari igihe wamugana sinzi ukuntu babona urumva ndamuhamagara mujye mubaza Imana uwo mukwiriye guha none se niba nabo bari mu ijambo nzakenyurutse mujye mushishoza none se ugira ngo Imana ngo uyu muntu koko muhe abantu benshi nabo bari muri diaspora bakeneshejwe n'abarozi kavuga gutyo n'abarozi biyita abakozi b'Imana yego ba diaspora mu nyumve neza hari abantu mwakenye mukeneshejwe n'abarozi biyita abakozi b'Imana babibye ku kara murimo murango yaje kurira amarira y'ingona kuri kamera mukumva ko buri byamubayeho kandi hamwe ari planka ari igipango bapanze kugira ngo bibonere amafaranga ba diaspora ndizera ko mwagenda mumenya ubwenge ngumva twamagaye byiringiro ndamuhamagaye icyo gihe yari umunsi wa mbere ngiye mubonye yagiye kuri kamera kuri cano ntago nyibuka numva ari kwivuga numva avuzemo n'ibyo mu rugo muhamagara mugira inama ndamugana rero wajya kuri cano wajya kuri YouTube wajya kuri kamera ntukashyire urugo rwawe hanze ntago ari byiza jya uvuga iby'inyuma ariko iby'imbere mu rugo iwawe ubyihorere ntago ari byiza ejo cyangwa ejo bundi bizakubana bibi twaheraho tukajya tuvugana tukavugana ariko atananze kumwibwira birarangira ntitwongeye kuvugana maze kumugira iyo nama twaje kongera kuvugana mbonye nanjye inkuru z'ivi rya garasi kwanza na Efuremu turavugana ari nabyo byasembuye ibi byose turavugana tukajya tuvugana biza kugeraho jewe urumva nubwo twavuganaga ntabwo twavuganaga buri munsi nyuma naje kumuhamagara yakoze ikiganiro n'uwitwa Claude ndongera ndamwibutsa ndamubwira rero urugo rwawe ruracyari rubisi nujya kuvuga inkuru z'urugo rwawe jya wibuka ko uri kwisenya jya wibuka ko abana bawe jya wibuka n'abo uzabyara jya wibuka n'umuryango washatsemo jya wibuka ko biriya bintu ntitamuha n'urugero rw'abantu njya mbona ngo ngiye nararogaga ariho handi tuvuga ngo icyaha wakoreye mu rwihisho yego komeza ntacyo ugisabira imbabazi mu bwihisho uragiye yego komeza anongo dukurikiye murabona ko ishusho rihindutse murira tujyanye muri studio yego komeza ntacyo icyaha wakoreye mu bwihisho nyine ari byo ndi kuvuga wakoreye mu bwihisho ugisabira intekereza ko abantu baba batanasomye Bibiliya kuko icyambere niba uje wa mugani kuri iyi mihanda yanyu ugatangira uvuga ngo nararogaga ntawe mwajyanaga sibyo kandi warabyaye teganya abo bakwe teganya abo bakazana teganya abo ba mwana kandi bobo ntazibana zidakomana amahembe cyane nizikomana amahembe ko hazaza n'inyuro z'uko nyoko yanarogaga yego nizikomana amahembe hazazamo yuko iso yabyazaga abantu umugore ari atwite bakabyara udutirimatiri urumva zizakomana cyaha wakoreye mu bwihisho kihanirwa mu bwihisho ntabwo ari ngombwa kujya kuri wambonye cyakora cyo bagufashe wiba hata igiti abantu bahuriye banakubonye genda ubisabire Imana imbabazi tanga ubuhamya hari ubuhamya umuntu atanga bwabereye ahantu hagaragara ndangije ndabimubwira ndamubwira ndabona ku macano uri kwiruka ariko ntiwirukankane n'urugo rwawe ngo ugezemo imbere haciye iminsi numva ngo tuza kuvugana yahukanye yego arambwira arantekerereza ibyo ntari buvugira aha yego antekereza ku bya Diane ndabyumva ndamubwira ibyo umbwira byose niba warasezeranye imbere y'Imana hari ijambo rivuga ngo urukundo rwihanganira byose
wagiye mu bintu utazi, undi se washatse utabitekerejeho. Icya mbere yari atwite se, ati hoya, none se niki cyakwirukansaga ko wowe udaterwa inda? Niki se cyatumye ubwo wahukana mu bintu mbwira? Ndamwana ya garuka mu rugo, ndi kubimubwira ajya atanzi rwose, nawe arabihamya ko ataranze. Garuka mu rugo, natwe tuzi naze n'imyaka 10 hari ibyo twihanganira, hari ibyo natwe batwihanganira. Niyo mpamvu urugo rwitwa n'ijuru ritoya, nuko haba n'ibigeragezo, ikindi niho haba umunezero wa nyuma w'ubuzima burya. Arambwira ati rero, ati sinzi uburyo naza, njye ubwanjye namwoherereje tike atananze. Nushaka umubwire ndacyafite na message. Yego. Mwohereza tike, arambwira ati ndaza, nti dore ikizaba kikuzanye. Icya mbere garuka mu rugo, icya kabiri ni ugusenga. Niba uru rugo wararusengeye, rugomba kubaho ari mu masengesho nikiri itazarangira. Ati none twasenga duti, rero uzaze, hari abakozi b'Imana tuziranye, nje nzabahamagara dusengane, kandi ndashaka ko dusengana uri kumwe n'umugore wawe. Emwe n'umugore azabe turi kumwe. Aranyemerera, mwohereza tike. Haciyeho iminsi ndumva ari 3 niba atari 2, arampamagara ati se wa munsi wanje ryari ntibundi usuri hehe? Turakomeza turavugana. Ako kanya madamu yahise ahamagara, arambwira ati madamu wanjye arampamagaye, naguhuza nawe. Ndamubwira nta kibazo, tuvuganira ku mirongo, sinzi ukuntu babikora, turi 3. Diane ahita avuga ati nashakaga Roger, ariko niba mukivugana ntacyo ndibuze kongera kumuhamagara, ko Diane niwe wari uhamagaye. Nuko birangiye Roger turakomeza turaganira, ko Diane nyine yaravuye ku murongo. Arambwira ati ngaho ngira inama, ese ninza bizagenda gute? Narasebye, niwe ugisebeje ariko byanarangira. Ndamubwira noneho ati mu gipangu nawo, ati burya nabo harimo abatuma ndi gushwana n'umugore. Ndamubwira noneho niba ubona bimeze gutyo, hita wimuka ujya ahandi. Niwimuka abo bantu ntabwo bazakomeza kubagendera mu rugo. Ese niba ndambwira ko ari ba nyiri igipangu babamo. Ndamubwira none byiza wowe niba ufashe gahunda zo kuza muzahite mwimuka. Ese bamuteranyaga n'umugore? Bamuteranyaga n'umugore. Umuvye yambwiye nta garasi wari urimo. Ndikumva icyo biganiro ndabifite hano Bobo. Urabidu. Kumva birarangira. Bimaze kurangira, yaje kuza, aribwo yanakubitanye n'umugore ko yahawe amafaranga. Ariya Claude yamuzaniye. Yego. Ndikumva? Ndakumva. Bahita bimuka. Bimutse muri ariya mafaranga? Bimutse muri ariya mafaranga. Twakomeje kujya tuvugana. Yego. Noneho ntumbaze ngo agatekerezo ko kujya kubara inkuru z'ikinyoma kavuye he, ko Grace we yaranambwiraga ngo Grace abunze 4 we n'umugore. Ni Grace abunze 4 zo mu mezi angahe? Ngomba? Yego. Kuki se bidakunda? Ibyo bivaho. Birangiye arambwira ati rero harimo no kuza wagezeyo. Kwanza Diane yagiye iwabo. Yagiye iwabo na Roger. Yego. Nk'umuntu ugiye gucyura. Diane we yagiye gucyura Roger? Diane yagiye gucyura Roger cyane ko impamvu nkubwira ngo Byiringiro Roger ni umunyabinyoma. Yahemukiye Grace yahemukiye Grace, yahemukiye na Diane. Babaga mwabaga mu mutubwira ibyo bintu n'imwe. Ngomba. Byiringiro we yarahukanye umugore ajya kumucyura. Cyane ko Diane bwari bwo bwa mbere abonye iwawe wa Byiringiro. None se bakoze mariage bataragiye? Ataragiyeyo. Nese aba Byiringiro ntabwo batashye ubukwe? Barabutashye. Bawutaye ataramwerekanye? Ataramwerekanye wabo. Baje mu bukwe batazi umukazana? Batamuzi, bamubonye uwo munsi. Byiri ni uko Imana urinjije. Umugore yaramubazaga Diane turaganira rwose. Nahari ashaka kuzambona. Turaganira.
nibwo yari agiye iwe yagendeye kuri telefone ariko kwanza mfite kuzashaka Diane tugakorana ikiganiro sha uzamushake nibwo yari agiye iwabo aramubeshya aza yigize mbese Diane akora buryo ki kwa nyirabukwe batari bubone ko ari umunyamakosa mbese atwikira Byiringiro aramutwikira ikindi ntago Byiringiro yari iwabo ajya gucyurwa yari yaragiye kwa nyirasenge mu Mutara ibyo ni Diane wabinyibwiriye bana bagira iyo bajya urumva tujye afata turiya dufaranga shamba ko mutera amabuye Diane nawe muzayamutera azabyivugira afashe turiya dufaranga yiherewe n'umudiaspora agiye gucyuramo umugabo utari n'iwabo ni nabwo yamenye ko Byiringiro atari iwabo umunsi wo kujya kumucyura urumva je navuga ngo Byiringiro yashatse umugore amukurikiyeho umutungo nana se Diane arawufite Diane uko yagaragaraga nk'umuntu ufite none se nyuma yaje kuwubona ubwo azaraje hari igihe Imana igutwikira ari yarageze agasanga nta kintu yibera kandi ngo yari afite n'akazi nubwo ntazi ko ariko nzamubaza wenda amaze akazi yari afite abandi mujya ngo ngira amafaranga reka da hana rwose n'udukota ariko cyangwe banguriye abantu babona niyambariye gakote n'agakwete umuntu yanguriye ati babo ni umunyamafaranga yabona nicaye kuri kamera ati babo tubicarira mukire n'aba bosi nkorera cyakwereka bampamagara ngo twakubonye ngo uri kuri YouTube ngo uri gukora amafaranga jewe ntabwo nkorera amafaranga kuri YouTube nanga ikinyoma nanga umuntu ubeshyera undi nanga umuntu uhindira inkuru undi kandi mfite ukuri ngiye nkorera bosi uri kumva noneho birangiye ya mwana yari ari kucyanga Byiringiro yikangamo ifaranga noneho akumva ngo ni umwana wo muri Bumbogo muri Gasabo ikimenyetso cy'umusara w'umunebwe umuzunguzayi aga dufite abazunguzayi mwana wa Bibiliya ahubwo leta mugitabo dufite abantu baze gukora ngo Imana yarababujije umuntu Imana yabujije gukora irigwatiriza mama Betty dusa nkaho tugana ku musozo amajwi yo turaza kuyabakinira barayumva kangusoreze arakugendeye Byiringiro ndajyango nkubwira ikinyoma cye yego n'abandi babeshyera abandi bitwaje ko bagendanye nabo babyumvireho hari igihe akabo kazashoboka umuntu ngo kuba mwaragendanye cyangwa ngo azaho utaha ngo arakuzi akuza ati arakubeshyeye agize abafite inyungu kuri wowe baramukoresheje n'urugero akugeretseho ibuye nk'iryo bageretseho garase birarangira Diane ajya kumucyura nibwo yamenye ko ari mu Mutara ariko mubwira ati nyohereza amafaranga nanjye ngaragare neza kwa masenge Diane agukubitiyeyo 15 ati nyohereza nanda nkura yo angeze iwacu Gatsibo amukubisa yandi atariko noneho tugende tugaragara nkaho tuvuye iwacu tuje nje kukwerekana Diane ati sawa barakugendeye bageze iwabo wa Byiringiro ati nzanye umukazana kumva bakoze ibyo bakora urumva nk'umukazana nawe ntiyagiye kwa nyirabukwe gusa byanze bikunze ntago yagiye gutyo urumva birarangiye aramucyuye baje tuvugana inzira yose bagarutse paka Nyabugogo paka mu rugo aho Diane yimukiye agera iryo jara ararongoye ngo nukugira niko byita ngo turagira ngo yarayagize ngo nukugira we nuko ajya byubaha nukuri byubawe nukugira nyine kuko oya umva impamvu atabasha kubishyira mu bikorwa harongora umugabo impamvu ari ukugira nyine abayagize kuko nyine abayagize yatangiye agigize urumva rero harongora umugabo iri jambo rivugwa n'umuntu wiyubashye uzi koko yarongoye yego uri kumva baraje rero sasa bamaze kuza udufaranga batwimutsemo
baturiyemo duke dukoze izo ngendo za Mutara Gatsibo Kigali izo kenze se yazihaye nyirasenge ntacyo yamuhaye dusa naho tunarangiye ntumbaze tekinike rero yatangiye gutekinika noneho kubwibuye arabeshya atangira kubekera Garase uti rero amubeshya ati jewe ubwanjye naramwihamagariye twari dufitanye gahunda yo gusenga nk'uko twari twarabipanze yarahukanye nk'uko twabipanze n'umugore we akabimenya twavuga ati tuzasengera hamwe n'umugore wawe njye ndamuhamagara rero muhamagaye ati njye ndi kuva kwa Brazil abantu biri bavuga ngo bakase ibiganiro ntabyo twakase nta n'ibyo njye nakase sinzi nuko bikatwa njye namuhamagaye nk'umuntu twari dufitanye gahunda ese bimeze bite gahunda yo gusenga njye namwe bimeze gute arambwira ati ubu mvuye kwa Brazil gukora iki se ati mvuye ati namenye ko Grace agiye kunyegekaho wase n'umwana yabyaye kandi ngewe twagize rimwe nta mwana namuteye none bashyizeho bagiye kunsebya ati ariko rero nanjye nahise nsesekamo yuko Grace kuko numvise ari we wabikoze nahise nsesekamo yuko nanjye twagendanye twajya dukoreshwa ibitangaza byo kubyina no guhanura twenyine nibuye niko namaje sibyo wewe ko kuri arifite arambwira ati oya nanjye nagira ngo musebye ati kandi impamvu nabikoze nuko byo buyarizi nese koko sinumva urifite arambwira ati oya ni ikinyoma nese ibyo wewe arikuye arambwira ngo ubwe yagiye gusengera ahitwa kwa Selemani yego mu Kiduruduru yego hanyuma ngo haza umubwiriza abwirija kuri teme cyangwa titire y'ijambo ivuga ngo buri wese afata intorezo ye yego intorezo rero abasobanurira uburyo intorezo ikora n'uburyo iyo ariyo yego mwabaha n'umwanya bw'uko buri wese agiye gufata intorezo bamwe ngo basohoka mu rusengero bagiye kureba ibuye kuko bazi agaciro k'ibuye Byiringiro nawe asohokamo atora ibuye emwe no gutaha ariko kuko amabuye yari yaraye menshi nkurikije uko yabimbwiye buri wese arifite babagurira ngo utumve irobe aritwaramo amaze kuritwaramo iryo buye riba icyigisho biba igitangaza arinda arongora ibuye riri muri envelope Diana je akumva ryabuye rimukorera akazi mu myizerere ufite iki ngo mbere bakumva ko ari ryo ryabuye ribibuye Diane nawe aratashye aje mu rugo asanze akamverope karateretse arungurutsemo ugasanga harimo ibuye nawe ahita profita kuvuga ngo ubwo umugore wanjye yaribonye riri buze gukora umuti wo gusebya Grace n'umugore avuga ati rirahari ndamubaza none se koko urabona bizaguhira arambwira ngo bizampira kuko ndi kujya ku macano akurikirwa asa no kumbwira ko nagasara muhamagaye iki kiganiro twagiranye ndagifite sibyo ndangije ndavuga okay reka nkubwire bobo ndi umugore ndi umubyeyi ntabwo nashimishwa nuko mbonye umusazi wambaye ubusa ari umugore kuko ubwambure bwe nibwo bwanjye hanyuma ntabwo nashimishwa nuko umukozi w'Imana umuhanuzi mugenzi wawe umukozi w'Imana ari hariya bamuhinduye ikinyoma sibyo ejo nanjye kizanzaho nta muntu niba uzi ukuri kuvuge niba ntawe kuri bukomeretse kuko ukuri kose nta nubwo ari ko kuvugwa ariko niba igisata cy'abakozi b'Imana hajemo ngo ibuye ubizi ko ari ikinyoma uyibonemo nawe kwanza yego harimo ababizandije ariko roje we yarakabije ibyo bivaho bimaze kuvaho ndamubwira nti ibyo uri gukora nyamara bizakurangiriza muri gereza kuko nawe ubwawe umutima wawe umunwa wawe uramya ko ari ikinyoma iyo uvuga si ibyawe se ko ari byo wari wagiyemo ariko ntusesekemo n'ibuye kuri Grace ati Grace niyo wamwoheje nanjye ngomba kumukoma ariko tutararenga Grace we nta kosa yakoze kugira ngo ashuke uwase ajya kubeshyera Byiringiro ni iki cyateye uwase kujya kubeshyera Byiringiro ni iki cyabimuteye ko bivugwa ko Grace nawe yishyuye uwase kugira ngo ajye gusebya Byiringiro birazwi neza ko umwana atari uwa Byiringiro
uwase we kuki yemeye kuki Grace wagiye gushuka uwase ngajya kubeshyera byiringira ubundi se buriya wasagira akahe gakiza we none se uwase yarabyibwirije cyangwa ubwo uwase yaratumwe niba yaratumwe igihe ntabwo nari mpari nta nubwo nabihamya simbizi kuko nawe yaza kuba ari ukuri ari kuvuga ntabwo yari kongera ngo ajye kwivuguruza ngo ajye kuvuga ngo rwose ndabeshya nuko ibyo yemerewe yari abibuze ariko ibyo yemerewe umuntu ubyaye gatatu ku bagabo batandukanye buri mwana afite se ubundi ubwo ni ibiki none se uwamutumye we afite umugabo we njyewe ntabwo nzi uwamutumye ntabwo nzi uwamutumye mbabare njye mbivuge gutyo reka nkubwize ukuri yaba amagambo twebwe ababwirizabutumwa tubwiriza si yagira uruhare ku muntu ukizwa umwuka uherekeje rya jambo burya iyo wowe n'umunywanzoga babanayoboye bose umwuka w'inzoga bari urabafata ubundi bwo tujye tubwizanya ukuri Grace ko wagiye umuburanira we nta hantu wavuga ko afitemo ikosa jewe Grace nongere nsubiremo ntabwo ukurikije ibyavuzwe n'iby'abana n'ibyamubayeho jewe nkurikije tumenya ko umuko utwaye umugabo ufite urugo w'umusezeranye ukamunambaho mushyira muri logike nk'umubyeyi nk'umukristo bitewe n'ibyo Grace nawe yagiye avugwaho sibyo kandi ugasanga biri byo uzi ko igiti kirimo imbuto aricyo giterwamo imijugujugu arabeshyerwa kankwereke ku cyabagabo arabeshyerwa reka nkwereke ku cyabagabo unshingiye kuri roje yaba nabeshyerwa nese Furemu ntabwo afite urugo reka nkwereke ikindi mu bantu bibaruye abana ba Efuremu bageze muri 27 reka nkubwire ikintu kimwe reka tuvuge ngo Efuremu afite urugo mwaranasezeranye sibyo nkuko nanjye ndibona ku macano ariko buriya harya kwa Hasuwa Rusi kuri uriya mwami witwa yarasenze uretse se kuri uriya mwamikazi witwa nde yitwa nde uwo mwamikazi Hasuwa Rusi ku mwamikazi witwa hari Esiteri yatashye nyine se wari sari y'umungu yitwaye ko yitwaga nde Fatima yitwa Vashiti ni Vashiti umugabo we yari umukuru w'igihugu perezida kubw'agasuzuguro yasuzuguye umugabo we witwa perezida byatumye se itera hataha hanyuma niba Grace cyangwa Efuremu yarashakishije muri abo bagore wenda simbizi hakareba n'uwamubaha akamubura niba byarabaye ubwami bibaza ko mu isi bitahaba noneho twiganira ku musozo wowe urahamya ko Grace arengana Grace si impamya karengana guhera kuri A kugera kuri Z genda avuga inkuru ya byiringiro nje nawe twiganire abandi bo bavuga ibyabo nibwo bafite uko babizi nje ndavuga ibyonze yego kimwe cyo iribuye yarikuye mwivuga butumwa aho yari yagiye kandi nabo si ryari ryabo ni ikimenyetso cy'ubuhanuzi bagiye gutora icyo ni kimwe arangije arabeshya kandi yaza nawe kubasha ari umuntu ugaragara ko atabeshya siko ngewe banamubajije ati umuntu yajyaga guhamagara ati ngewe rwose yambwiraga ko ndi wimusanze unabikurikiye neza muri cya kiganiro yakoranye na Brazil ngo hanyuma ngo nge dutashye ngo n'umugore ngo tuza kumenya yuko ngo wa hafi y'aho twasengeraga bamenye ko ndi uwa hafi kandi bari iwanjye mu rugo gute nibwo babimenye batashye ejo ngo hanyuma ngo na madamu ngo ejo tubitekereje ngo tumenya ko yari uwa hafi y'aho twasengeraga mwaje iwanjye sibyo aho ushobora kumbaza ute se kuki watinze kubivuga je byiringira bazi iwanjye bazanywe n'ijambo rivuga ngo baje ngo twicare
igihe baraje buri wese avuga bunge buri wese avuga ibimubabaje. Roje avuga ibyamubabaje ku mugore, umugore avuga ibyamubabaje ku mugabo we, shanda na bunga. Roje aranapfukama arayamanika. Nanjye ndamubwira nti noneho rero ubundi uwo mwajyaga muvugana uramuzi? Ati wahora nikira ko ntanamuzi. Ngiye kukubwira rero ubuswa n'ubucucu wifitiye nk'umuntu w'umugabo uzagira abana, ufite ba mwana, mbese ufite imiryango ibiri. yego Ngiye kukugira inama. Icyambere ninjye twajyaga tuvugana, kandi narakubwiye ngo nunambona uzasanga unzi. None uri kubeshya. Mbaza na Diane, se Diane iririya buye Roje avuga urarizi? Ati ndarizi, nararibonye, ariko jye nabifite amakuru y'ukuri. Ndamubwira nti igihe kizagera umenye yuko urizi. Oya ntabwo navuze gutya, abantu ndi kubunga. Igihe kizagera umenye ibuye ubona koko niba ari ibuye koko niba atari ibuye. Ndabunga birarangira. Ndamubwira noneho rero Roje ntuzongere gusubira ku macano ubeshya, ntuzongere kujya kuri YouTube ubeshya. Uzajyanwe n'inkuru y'ukuri, uzajyanwe n'ijambo ry'Imana, uzajyanwe n'ubuhamya. Imyaka ufite ishobora kuba ufite ubuhamya wanyuzemo ariko udahimbye ikinyoma. Ati nukuri ntabwo nzasubirayo. Ararahira. Na Diane yabikubwira. Birangije ndamubwira nti noneho nusubira reka nze nkumvisha amwe mu marikodi yawe hano. Narayamwumvishije. Nuramuka wongeye gusubirayo nzabishyira hanze byose. Kuko urivuga ukamvugamo, kuko nanjye ndi umwe mu bantu babwirije hariya. Icyo ni kimwe. Naje gukora guhamagara bamwe mu bo babyinanaga ngo bamuhugure, bantera utwatsi. Ndamubwira nti yaba mwari muzi yuko ririya buye abeshya ukuri guhari, ariko kuko nabo bifitiye uburyo ki bashaka ibintu byo kwandagazanya, simbizi ibyo bivaho. Aho barataha, ndanamwana nusubirayo igihe nzabishyira hanze. Birangiye aza gukora inkuru y'imirambo. Ni nabwo noneho nongeye kumuhamagara. y'amazi y'imirambo. Utambeshye Roje urongeye usubiyeyo. Nshaka nuko ndi ku kiriri, ariko nimba ku kiriri ibintu byawe nzabishyira hanze. Naje gukora ikiganiro, naje no gutanga ayo majwi kuri cana imwe y'uwitwa Evode. Ndanamubwira nti ntukuremo ijwi ryanjye, ndashaka ko Roje yitekerezaho, yamara kwitekerezaho ntasubire ku macana no gusebya umuntu, ahubwo noneho ajya yabikora. Ndibuka ko ari no guca imirambo cyahise gisohoka. Gisohotse ndamubwira nti akahebwe ni wowe Roje, kanze nshyire hanze ukuri. Birarangira ukuri kuza gutyo. Sinzi niba yari yarikeraho niba atararikeraho. yuko nta smartphone afite. Ese niyo yakoreshaga ku munwa. Uko adahari ngamenye ntabwo ari kumenya ko akivugwa, azi ko yavuyeho. Oya we yarangije kuvugwa cyangwa se yarangije kuvuga? Ntabwo tubizi. Ikibuye icyo rwose wavuga ko yuko Grace arengana. Nicyo kibuye. Kwibuye Grace arengana. Ikindi reka nkubwire, ushyize mu bitekerezo nawe ugatekereza amazi y'imirambo. Grace se yakoraga muri morgue? Ahubwo nanjye ndibaza imirambo yavaga. Mbese we ntabwo wumva ko abeshya? Grace se yabasha kwinigira umuntu akanamubika ku buryo anamuhagira uwo muntu ntanuke ku musozi? Kandi barayakuraga aho ngaho Uganda bajyaga, ahubwo Uganda bicaga. Ahubwo ngewe ibintu biciraga he? Mbona n'inzego z'umutekano zazikwiriye kubizana, bagafata ibyinya ko baza ngo iyo mirambo ahubwo bishe benshi. Asanga sindi. Ahubwo bishe benshi. Iyo mirambo byiringira avuga bayikuraga he? Iyo mirambo ese n'abantu bangana iki? Ni impinja? N'abantu bakuru? Bayivanaga he? Ni nacyo kintu mbona ko nshingiye ku ibuye yabeshye. Ahubwo ni uko yakwerekana byiringira. Kuko Bobo ntabwo Grace yabasha kukunika. Ubu yakunika nubwo ufite akaboko kamwe.
ntabwo yakubasha imbaraga kano gafite. hanyuma se bwo reka tuvuge ko akubashije yakubikaye ku buryo utanuka. ahubwo byiringiro rero asobanura ni imirambo bozaga bayikura. iki ni ikinyoma abantu benshi bariteretse baje kubeshya. niba hari umuntu ujya unambaza ni Brezil nawe. Brezil wasaragiye ati roje yanteye inda kuri nyako. Sibyo? Aragarutse ati reka nkubwire rero Brezil aranirije rwose yisize insenda mu maso ararize. Umugore yaraducuruje yaraducuruje yigishije gusambana ariko mana. Yamwigishije gusambana mu bana bangahe? Arabyaye umwana wa mbere. Yanyandikiye. Avuga ngo iki soko? Imba narayisige simbize gukomeza. Arabyaye garasa aragucuruje. Ako shaka kurera ndizira. Ko kurera bibamwe amasomo. Akugishe ku mwana wa kangahe? Uravuze ngo yarakubwiye ngo va mu ishuri ngo kwiga ngo ntago ari impano zawe. Brezil nawe ati yamukuye mu ishuri. Amukuye mu ishuri anamubyaje niwe wamuteraga inda se. Ako ko ari we wahekaga ari wuzi ukuntu umwana arararira shahu. Ubu mwana yararandiraho bwa mbere bwa kabiri bwa gatatu ntewe inda bwa mbere. Sinzi wenda abana babo baritonda hari ntibanarya ngo bashakirwe utubuto cyangwa n'utwo tujumba. Kuhigira umwana biravuna. Sibyo? Arakwigishije ku mwana wa mbere. Reka tubyemere urabyaye. Ariko kandi nubwo ubyaye ni wowe urarana n'umwana. Arakwigishije ku mwana wa kabiri. Arakwigishije ku mwana wa gatatu. Uraje uti ni roje. Mu minota 0 reka Brezil. Rwose uriya mugore yaraduhenukiye wisize insenda urarira. Hari n'abandi bagukonere nashindere yango badashaka kugara. Ese ubundi niba bavuga ukuri. Kuba kuki batagenda ngo bajye kuri kamera. Ko baguherekeje. Ni nagatera nzambe Betty reka. Icyo nshaka ni iki. Ibuye ryo zaho ryavuye ko cyari imfashanyigisho y'umuvugabutumwa wiziye kwa Selemani. Ibuye ntago ari iryo kwa Selemani, ni ibuye batoye nk'ikigisho. Arabeshya kuko nawe yataza kubeshya ubusariye. Ari mu rugo. Reka duse nk'abahinira hano tuzamenya uko bizajya bigenda mu minsi iri imbere. Tuzamenya ukuri kwabyo. Ari wakwifuza kuvugisha Betty yamukura hehe nimba byemeye ko watanga nimero yawe wayivuga. Nimero yanjye ni 0782 985 628. Betty turagushimiye rero Imana iguhe umugisha kubwo guharanira kugira ngo utange ukuri kugira ngo abantu bamenye basobanukirwe bajye bareka gusenga. Hanyuma reka mwibwire n'abantu bajya basoma bagasoma titire ntibarangize ikiganiro bagahita batera ibuye. Nta ntebe ibura umusimbura. Uko uteye ibuye Betty ni nako bazarigutera. Bashobora kuba batazariguterera kuri kamera bakariguterera mu rugo muri quartier. Bashobora kuba batazariguterera muri quartier bakariguterera mu isoko. Ijambo riravuga nsoza muri Obadiya igice cya mbere 15 ngo uko wagenje niko uzagenzwa. Kandi buriya tujye dukora ibintu twibuka ko dushobora kuva muri ubu buzima ingaruka zikajya ku bana twabyaye. Ni nayo mpamvu iyo uri umunyakuri uzakundwa n'umunyakuri ariko abana bawe ubaharuriye inzira itarimo ibihuru. Urakoze kubwa message utanze. Urakoze warudukurikiye. Imana iguhe umugisha nakagaruka. Shalom shalom.